naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Yesu ambivyoke na byose ndamahoro. Himbazwe Yesu sani kuko witanze igorogota ku musaraba kugira ngo twebwe abari bishwe n'ibyaha twongere tube bazima. Twari kure y'amasezerano yawe ariko twigizwa hafi kubw'amaraso yawe Mana. Niki cyatuma tutakuririmba? Niki cyatuma tutakuvuga kuko ibyawe Mana ibyo wakoze wabikoreye twebwe abari baboshwe n'ibyaha Mana. Ushimwe Yesu Kristo we, ndagushima ndakurata Mwana. Nta wundi niringiye uretse wenyine Mana. Komezwa n'ubuntu bwawe, komezwa n'imbabazi zawe, komezwa n'urukundo rwawe Yesu. Wankuye kure, wankuye iriya mu businzi, unkura mu busambanyi, unkura mu biteye isoni, unkura muri biriya byose byari bimboshe, ariko amaraso yawe yarambohoye angira uw'agaciro. Wimbazwe Yesu, zamuye amashimwe kuko ariwe bikwiriye. Kanwa kanje Mana ntikazahwema kukuvuga, kanwa kanje ntikazahwema kukwatura kuko uri umwami ugira neza Yesu. Ndagushimiye data we. Garuka we usubira inyuma we, garuka we usubira inyuma we, garuka. Sinza kureba n'igitsure, ndumunyambabazi, sinzarakariteka, garuka. We usubira inyuma we, garuka. We usubira inyuma we, garuka. Sinza kureba n'igitsure, ndumunyambabazi, sinzarakariteka, garuka. Uyu mwanya ko turabwira abasubira inyuma ngo bagaruke ku Mana, nta mpamvu yatuma bava mu byizerwa. Wewe nshuti, wowe ukomeje gusubira inyuma, ongera utere intambwe, wongera ugaruke mu bwiza bw'Imana. Garuka, we usubira inyuma we, garuka. Sinza kureba n'igitsure, ndumunyambabazi, sinzarakariteka, garuka. Kuko imparakazi yahagezwa no gushaka amazi mu butayu, ni ku mwami wanje umutima wanje wagezwa no kugutunga. Umutima wanje wagezwa no kugutunga. Abaririmbyi benshi bashiriye mu butayu, abakristo benshi bashiriye mu butayu, ariko nimwongere mugaruke, mwongere mugarukire Uwiteka kugira ngo yongere abishimire. Sinza kureba n'igitsure, ndumunyambabazi, sinzarakariteka, garuka. Icyaha kimaze abantu, icyaha kirabarimbuye, icyaha kimaze abantu, icyaha kirabarimbuye. Mana tubabarire, bantu bongere bisubireho, bongere bagaruke mu gicaniro cy'Imana. Icyaha kirimbuye abantu benshi, ariko uracyafite amahirwe yo kongera kugarukira Imana. Aho ugeze, intambwe ugezeho, usubira inyuma,
ngera ugarukire Uwiteka. Ganira n'umutima wawe kugira ngo wongere ugarukire Uwiteka. Abamama bakomeje gusubira inyuma, abapapa bakomeje gusubira inyuma, abahungu abakobwa mwongere mugarukire Imana, mwongere mugaruke ku gicaniro. Uwiteka ateze amaboko kugira ngo bakize kurimbuka. Himbazwa Yesu. Mana wongere ubabarira imitima y'abantu, abantu bakomeje gusubira inyuma, bongere bagaruke ku gicaniro, bongere bagaruke mu bwiza bwawe. Maraso yawe akomezeza imitima y'abantu. Isi ikomeje kugwiza iterambere, kandi uko iterambere rikomeje kwiyongera niko benshi bakomeje kuva mu byizerwa. Ariko nta mpamvu yatuma tuva mu byizerwa, nta mpamvu yatuma tuva ku murimo, nta mpamvu yatuma tuva mu byiza by'Imana. Biragatsindwa kwibagirwa aho Imana yadukuye, biragatsindwa kwibagirwa ibyo Imana yakoze ku buzima bwacu. Mwongere mugaruke, mwongere muganire n'imitima yanyu. Satani areke kubiba muri kino gihe. Busambanyi bukomeje kujana benshi bakomeje gukoreshwa na Satani, ariko Imana iriho kubwaho kugira ngo ibashe kugukiza. Ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nishinda amahoro. Naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro. Naho hasi ibyago byinshi ndamahoro. Yesu n'umukiza wanjye ndamahoro. Naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro. No mu byago ndaririmba ndamahoro. Yesu n'umukiza wanjye ndamahoro. Naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro. Naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro. Kuba turi muri Yesu turi amahoro, kuba turi muri Yesu tuguwe neza, kuba turi muri Yesu. Yesu niwe uzumara inyota y'ubusambanyi, Yesu niwe uzumara inyota y'ubusinzi, Yesu niwe uzumara inyota ya biriya byose umutima w'umuntu ushobora kwihenda ukabona kuko ari byo bikwiriye. Yesu yaratwejeje, iyo mpamvu tumuririmba. Naho nazi ibyago byinshi ndamahoro. Yesu n'umukiza wanjye ndamahoro. Nuhagiwe n'amaraso nguma muri Yesu Kristo, nejejwe n'Umwuka Wera ndamahoro. Nuhagiwe n'amaraso nkomezwa n'ubuntu bwijiwe, nejejwe n'Umwuka Wera ndamahoro. No mu byago nzaririmba ndamahoro we. Yesu n'umukiza wanjye ndamahoro. Naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro. Himbazwe Yesu. Sani kuko witanze igorogota ku musaraba kugira ngo twebwe abari bishwe n'ibyaha twongere tube bazima. Twari kure y'amasezerano yawe, ariko twigizwa hafi kubw'amaraso yawe Mana. Niki cyatuma tutakuririmba? Niki cyatuma tutakuvuga kuko ibyawe Mana, ibyo wakoze wabikoreye twebwe abari baboshwe n'ibyaha Mana. Ushimwe Yesu Kristo we.
ndagushima ndakurata mwami, nta wundi niringiye uretse wenyine Mana. Komezwa n'ubuntu bwawe, komezwa n'imbabazi zawe, komezwa n'urukundo rwawe Yesu. Wankuye kure, wankuye iriya mu businzi, unkura mu busambanyi, unkura mu biteye isoni, unkura muri biriya byose byari bimbushe, ariko amaraso yawe yarambohoye angira uw'agaciro. Wimbazwe Yesu, zamuye amashimwe kuko ariwe bikwiriye. Kanwa kanje Mana ntikazahwema kukuvuga, kanwa kanje ntikazahwema kukwatura, kuko uri umwami ugira neza Yesu. Ndagushimiye data we, himbazwe Yesu. Jenda umukristo uko ndi kose, maze nintumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyinshi mu bitavugwa, nzabonirwe ngiye mu ijuru. Jenda umukristo wo mu mutima, kuko usigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kuja mukunda. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kuja mukunda. Jenda umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu, ntanzaribayo ntanamiruwo, abaho bose baguwe neza. Ntanzaribayo ntanamiruwo, abaho bose baguwe neza. Bwana wa majeshi yupo nami, Mungu wa Yakobo yupo nami, sitaogopa. Kando ya malisho ya majani mabichi Bwana unilaza, sitaogopa. Hakika wema na fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zangu zote, sitaogopa. 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 Hakika wema na fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zangu zote, sitaogopa. Nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zangu zote, sitaogopa. Gira neza Yesu, urabikwiye mwami, imbaraga zawe Yesu Kristo
ushigwe hejuru umwami w'abantu. Nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zangu zote, sitaogopa. Nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zangu zote, sitaogopa. Sitafa moyo, minajua wewe uliniita umwaminifu. Kazi ulioanza maishani mwangu, na kuamini utaimaliza. Utaimaliza. Sitafa moyo, minajua wewe uliniita umwaminifu. Kazi ulioanza maishani mwangu, na kuamini utaimaliza. Na kuamini utaimaliza. Ndakwizeye uzaisohoza. Sitafa moyo, minajua wewe uliniita umwaminifu. Kazi ulioanza maishani mwangu, na kuamini utaimaliza. Na kuamini utaimaliza. Urukundo rwe rurahebuje, imbabazi ze zihora witeka. N'umunyebambe agira neza, imbabazi ze zihora witeka. Urukundo rwe rurahebuje, imbabazi ze zihora witeka. Hari umwami wa kera yarumurwa neza, hari kuri Noweli areba umutindi, yaratoraguraga udukwi ku kwezi, imbeho yari nyinshi yendaga no kumwica. Mana ishimwe, Mana ibaha umugisha akomeje kudukurikirana. Turashimye Mana yacu ikomeje kudutiza ibihe byiza, Mana yacu ikomeje kutugirira neza. Mana ibaha umugisha kandi Mana ibagirire neza aho muri hose hirya no hino. Ikiganza cy'Imana gikomeze kubana namwe. Mugira amahoro y'Imana. Amen.